Amen. Ndashaka ko tuganira ijambo rivuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabamo. Amen. Nyuma y'ubu buzima turimo uyu munsi njyewe nawe hari ubundi buzima tuzagira gute tuzabamo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni umugani w'umutunzi n'umukene. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa. Abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane. Yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga ry'urutoki rwe mu tuzi antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire, ahubwo babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Muvuge ngo amen. Reka twongere kandi dusome Abafilipi ibice 3 n'umurongo wa 20. Abafilipi ibice 3 n'umurongo waho wa 20. Bibiliya iravuze ngo, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. 21. Uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Haleluya. Turashimira ababishopu n'abapasiteri bose bari aha ngaha, n'ababyeyi bakuze batubyaye
n'abashiki bacu n'urungano. Aya magambo si ubwa mbere waba uyasomye, abenshi muri abakozi b'Imana. Ndagira ngo twibukiranyeho gatoya kuri aya magambo. Niko Bibiliya ivuga ngo mumaranishe imibabaro kubwira niki aya magambo. Haleluya! Ngaho muhereza Imana icyubahiro. Haleluya! Ndagira ngo mbibutse yuko hirya y'ubu buzima tubayemo, hirya y'uyu mubiri twambaye, muri iyi si dufite igihe gitoya. Niyo mpamvu ngira ngo mugire ihumure, muhumurike, mwisubizemo agatege, kuko iyi si ni icumbi ry'igihe gitoya. Haleluya! Bibiliya iravuze ngo naho twebweho iwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Ngo niho dutegereje umukiza wacu ko azagira gute? Azaza. Ngo uyu mubiri twambaye azawuhindura, aduhereza undi mubiri umeze nk'uw'abamarayika. Haleluya! Hano Bibiliya itweretse umugani w'abantu babiri babaye muri ubu buzima tubayemo. Uwa mbere ni Nyamutunzi, ni umukire. Uwa kabiri ni Lazaro. Bose babayeho muri ubu buzima. Haleluya! Umukire ngo yari umuntu umeze neza, ufite imibereho myiza, wambara neza, ngo ariko yari afite ikintu cyo kudamarara. Ni ukuvuga kudamarara, hari ukuntu umuntu agira ubuzima bwiza ino mu isi, akagira akantu ko kwirara, ko kudamarara, mbese akumva arasusurukiwe, rimwe na rimwe akanibagirwa ko ari icumbi ry'igihe gitoya. Haleluya! Amen. Ariko Bibiliya iravuga mu Gutegeka kwa kabiri ngo abantu babaye abanyabwenge ngo bakita ku iherezo ryabo. Haleluya! Yesu ashimwe. Igihe kiragera, Lazaro yarabayeho ubuzima bw'ubukene, afite amafaranga make, arwaye, ntiyajyaga nyirangabona n'uburyo bwo kwivuza nk'uko bikwiriye. Ngo yahoraga ku ibaraza ry'uwo mutunzi, yahoraga yifuza kubona byibuze n'ibiryo byasigaye ku meza, utuvungukira. Imbwa zahoraga zimurigata mu bisebe. Yari umugabo ubayeho ubuzima bubabaje cyane. Haleluya! Ariko igihe kiza kugera, Lazaro ava muri ubu buzima, ava muri iyi si. Urugendo rwo ku isi rurarangira, ariko ngo abamarayika bamusamira hejuru, ngo bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Haleluya! Byanyeretse iki? Umuntu wese uri muri ubu buzima, ari umukristo, yaravutse ubwa kabiri, yarakijijwe, yarabatijwe mu mazi menshi, yaruzuye umwuka wera, uba ufite amafaranga menshi, uba ufite amafaranga makeya, uba uri mu nzu ikodeshwa, uba uri mu yo wiyubakiye, icy'ingenzi ni kimwe: niba uri umukristo uzaruhukira mu gituza cya Aburahamu. Haleluya! Haleluya! Sinjya nemeranya n'ubutumwa bumwe buvuga ngo nta mukene uzajya mu ijuru. Biriya ni inyigisho zijyanye n'irari ry'isi. Ntabwo ikizatuma tubona ijuru ari konte yacu amafaranga abitseho, si ibintu dutunze. Haleluya! Sekirite yo kubona ijuru ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ubwo yaravuze muri Yohana ibice 14:6 ngo ni njye nzira, ni njye kuri, ni njye bugingo, ntawe uzajya kwa data atari njye umujyanye. Muhereza Imana icyubahiro. Haleluya! Amen. Imana ishimwe cyane. Lazaro arapfa, ariko
iki kibiri yari yambaye nubwo cyari cyaraboze kirwaye ibisebe, umubiri waramubabaje cyane, ariko umuntu w'imbere yari akijijwe. Umuntu w'imbere yari umukristo. Paul aravuga mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorino 4:16 ngo nicyo gituma tudacogora, ngo kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Ngo nubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayiwayi kwiyongeranya buri munsi, ngo kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Ngo natwe ntabwo tureba kuri ibi ngibi biboneka, ngo ahubwo tureba ku bitaboneka, ngo kuko ibiboneka ari by'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Lazaro abamarayika baramwakira, bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Ubuzima bubi burarangira, atangira ubuzima bwiza. Twebwe hano ku isi iyo umuntu atuvuyemo turababara, kuko ni amaraso yacu, ni inshuti yacu, twarasenganye, twarataramanye, twarahagararanye mu byiza. Ntabwo wabura kubabara, ni ibintu biri normale, ni ibintu bibaho. Ariko we iyo tubonye tubabaye niwe utubabarira ahubwo, kuko we urugendo rw'ubuzima bugoye bw'ino mu isi buba burangiye, abatangiye ubuzima bwiza mirere na mirere. Haleluya. Muhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Igihe kiragera na wa mutunzi nawe agira gute? Bibiliya iravuga mu migani ngo ahantu umukene n'umukene bahurira ni hehe? Ni ku irimbi. Haleluya. Nushaka ubukorera muri perezidanse, ucuruza agataro, ariko hari santere y'ahantu mwese muzagira gute? Muzahurira. Hari rompuwe y'ubuzima mwese. Haleluya. Niyo mpamvu buriya umuntu ashize mu gaciro, umuntu yajya aca bugufi cyane. Haleluya. Kuko nubwo waba uvuzwa na bije y'igihugu, iyo urupfu rwaje ruba rwaje. Mbisubiremo, niyo waba uvuzwa na bije yawe, none se ntabwo atari ibyo ngibyo Magufuli ntiyakaba yaratuvuyemo. Kuko iyo umuntu ari perezida aba ari perezida nyine, ntabwo wapfa kumutakaza. Igihugu cyakamera kigakora ibishoboka, ariko ubu buzima iyo urupfu rwaje ruba rwaje. Haleluya. Waba umukire waba umukene, iyo rwakomanze ruba rwagize gute? Ruba rwakomanze. Amen. Lazaro urugendo rwe rurarangira, na wa mukire nawe wambaraga neza, wari utuye mu mazu ahenze, watwaraga imodoka zihenze, wari waradamaraye muri ubu buzima, igihe kiragera nawe agira gute? Arapfa. Ntabwo birivuga ko abamarayika bigeze bamukorera protokole, ngo yaragiye direct ashyikira hehe? Mu kuzimu, ajya mu muriro. Haleluya. Mu gihe Lazaro we yaruhukiye muri paradizo, nyamutunzi we yaruhukiye hehe? Mu muriro. Haleluya. Muri Gehinomu. Bene data, mureke tujye dutekereza yuko nyuma y'ubu buzima hari iki? Hari ubundi buzima. Amen. Hari igihe ubona umuntu yuzuye isi, aririmba isi, avuga isi, aririmba isi, abwiriza isi, wese ukamubona ukabona arasa naho ayifitemo sekirite y'ubuzima bwe bwose. Haleluya. Ariko birakwiriye yuko tuzajya dushyira mu gaciro, tugatekereza yuko hirya y'ubu buzima hari iki?
hari ubundi buzima. Nyamutunzi umuriro uramwakira, uramutwika, uramubabaza. Umuriro arataka cyane ngo yubuye amaso areba Aburahamu hakurya, areba Lazaro agaramye mu gituza cye. Haleluya! Ari kumwe na Lazaro, bari muri paradizo, baguwe neza. Amen. Nubwo ku isi baciye mu mibabaro, nubwo habayeho gutinda kubyara kwa Aburahamu, nubwo ba Lazaro batagize amafaranga bifuzaga ino mu isi, ariko ubuzima bw'inaha bwararangiye, binjira mu munezero. Amen. Bibiliya iravuga ngo Nyamutunzi arataka cyane, aravuga ngo sogokuru Aburahamu, ndakwinginze bwira Lazaro yambuke ansanga ahangaha ndi, akoze urutoki rwe mu mazi, anonyangirize ku rurimi, ngo uyu muriro uri ahangaha urimo urambabaza cyane. Urimo uragira gute? Buriya reka nkomeze. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, Lazaro yabayeho nabi mu isi, wowe ubaho neza mu isi. None ibintu byakoze vice versa. Ubu ngubu Lazaro we abayeho neza, naho wowe ugize gute? Ubayeho nabi. Ntabwo byakunda ko yava aho turi ngo agusanga aho ngaho. Aravuga ngo icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hagati ya aho turi n'aho muri hari urukuta, hari umworera, hari bariyeri idashobora gutuma umuntu ava aho muri ngo adusange aho turi. Kandi ntibyashoboka yuko umuntu ava aho muri ngo agire gute? Nta wava aho uri ngo adusange, natwe nta wava aho turi ngo agire gute? Ngo abasange. Hariho umworera, hariho urukuta, harazitiye. Yesu ashimwe cyane. Umugabo biramucanga, nibwo hari iyindi si, ariko mwana muzi ko hari iyindi si. Haleluya. Hari iyindi si tuzabamo. Umugabo biramuyobera, aravuga ngo basi niba ngiyewe bidakunze, nkurikije ukuntu uyu muriro umbabaza, mbabarira umbwirire Lazaro yongere asubire mu isi, agende abwirize bene data tuvukana twonse ibere rimwe batari bakizwa. Byibuze uyu muriro nubwo ngewe nkwisanzemo, ariko bo batazagira gute? Batazansanga muri ubu bubabare n'ubu buribwe mbayemo uyu munsi. Amen. Buriya umuntu aramutse yanarije kino cyanditswe, nibwo wakabaye ubwiriza bene wanyu batarakizwa. Wakabaye ugira umutwaro w'umupagani utari wagira gute? Niba ukunda umuntu atari yakizwa, gerageza ibishoboka byose, ukora ibishoboka byose azarokoka kuriya muriro. Haleluya. Hari abavandimwe bacu dufite uyu munsi batari bakizwa, hari abaturanyi, hari inshuti. Nyamutunzi yamenye agaciro k'agakiza, nta kintu akikozeho. Byaragize gute? Byararangiye. Amen. Aravuga ngo hari bene data twonse ibere rimwe batanu, mbabarira umbwirire Lazaro azuke asubire ku isi, abambwirire batazansanga muri uyu muriro ndimo kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ngo ntabwo byakunda. Icyakora amahirwe ariho ku isi, hariyo Mose, hariyo n'abahanuzi. Nibabumvira ubutumwa bwiza, nibumvira ibyo bababwiriza, bazarokoka uwo muriro. Ariko nibatabumvira, nta kabuza. Buriya ibi bintu by'Imana biriseriye. Amen. Ariko mwana muzi ko ibi bintu turimo biriseriye.
Haleluya. Hari igihe abantu babona abapasitori babwiriza, abantu bakora ingendo z'ivugabutumwa, abantu bakora ubumisiyoneri hirya no hino, abantu bakagira ngo haleluya, nowe yajya abazi nk'ujya, abantu bakagira gute? Bakamuseka. Bavuga ati uyu musaza yaracanganye iki? Umuntu uhora muri ayo ngayo akabwira ati nyamara hazaba iki? Hazaba umwuzure. Baramuseka. N'uyu munsi urebye bavuga butumwa, hari igihe ubareba ukagira ngo babuze icyo bakora, ariko baragenda baburira abantu, abazabumvira bazarokoka umuriro, abazabapinga nabo umuriro urabategereje. Ndimo ndashushanya Nyamutunzi iyo yabaga yicaye mu modoka ye agaca ahantu hari urusengero, ntabwo yajyaga ashaka no kwirebayo gutya, oya, yabaga azi yuko ari mu isi ameze neza. Haleluya. Hari abana bacu, hari abavandimwe bacu, hari bene wacu batari bakizwa. Ufite ikiraka cyo kubasengera, ufite umurimo wo kubasengera, kuko hirya y'ubu buzima hari iki? Hari ubundi buzima. Imana ishimwe cyane. Nyamutunzi Aburahamu aramuhakanira, ikiganiro cyabo kiragana ku musozo, aramubwira ati rero ku isi hariyo Mose, hariyo abahanuzi, nibabumvira bazakizwa, nibatabumvira bazagusanga. Imana yahaye umuntu amahitamo. Amen. Imana yahaye umuntu iki? Amahitamo. Kandi Imana yacu ni umwami w'amahoro. Iyo wanze irakwihorera. Baca umugani ngo uwanze kumva ntagira gute? Ntiyanga no kubona. Amen. Bavuga butumwa, mureke dukomeze tuvuga ubutumwa ku mateleviziyo, ku maradiyo, kuri za kamera, twamamaza ubutumwa bwiza. Umurimo wacu ni uwo kubabwira, ariko amahitamo ni ayabo. Amen. Haleluya. Nyamutunzi arahatiriza, aravuga ati oya, bene mama na data ndabazi, bumva nabi. Ibya ba Mose n'iby'abahanuzi ntibazabumva. Icyakora nibabona umuntu wapfuye akabavamo, akamara iminsi adahari, bakabona aragarutse, arongeye ababwiye amakuru iyo yarari, bazahuta kugira gute? Kumwumva. Aburahamu aramubwira ati oya, reka turekere aho ngaho. Utumviye Mose ntiyumvira abahanuzi barebana, naho umuntu yazuka ntibagira gute? Ntago bamwumva. Amen. Mu byumweru nka 2 bishize, umushumba wacu mukuru Apotre Gitwaza yatwakiriye umudamu umwe w'umwapotre, bamwita Apotre Domitira Nyabibone, ngira ngo bamwe muramuzi. Uriya mama Domitira, ubuhamya bwe bwakoze umurimo mu mitima y'abantu ku rwego ruteye ubwoba. Haleluya. Ni umuntu wigeze kwimurwa mu mubiri, amara iminsi ine yose umubiri we urambitse mu nzu, ariko umuntu w'imbere warimuwe, waragiye hehe? Mu ijuru. Bamuhaye iminsi 5 yose muri Zion Temple siège mu Gatenga, abazi Kigali. Apotre nawe ubwe yarica amukurikira. Haleluya. Umubyeyi atubwira amakuru y'ubundi buzima tutazi. Haleluya. Atubwira ukuntu yatemberejwe mu ijuru, avuga ukuntu, urumva ibintu yavuze, yanditse n'igitabo, nimubishobora muzakigure mu gisome, cyangwa abandi muzi ubuhamya bwe, wenda bamwe n'umuvandimwe, ariko yavuze ibintu twumva
buriya hari abantu bemezwa n'abantu bageze kuvaho mu mubiri bagaruka kurenza kumubwira amakuru ya hehe yo muri Bibiliya gusa. Atubwira ukuntu yatemberejwe mu ijuru. Hari ibintu bimwe byantangaje. Yaravuze ngo umubiri we amaze kuwusohokamo yimuwe, ngo yawurebaga nk'uko ubona, murabona uruhu rw'inka, iyi nka bamaze kuyibaga, ruriya ruhu rutuma isazi rumeze ukuntu, ngo ari mu ijuru bababwira ngo agaruke muri uyu mubiri, ngo yarwanye intambara avuga ngo sinsubira muri kiriya kintu. Bakamubwira ngo ugomba kugisubiramo ukabwira abantu amakuru nawe ufitiye iki bwino, ufitiye gihamya. Akababwira ngo ndabarahiye, ngo haza abantu bambaye baramubwira ngo subirayo ugende uburira abantu. Haleluya. Kuko yarebaga kino kibiri ngo yakibonaga nk'ikintu cy'icyambaro, ariko ngo akabona kimeze nk'uruhu rw'inka rumeze ukuntu nyine rwikunjakunje, rwanduye, rwaboze, rusa nabi. Abantu bavuye muri uyu mubiri ubabwiye ngo bawusubiremo ntago bagira gute, ntago bakwemerera, kuko aho bari baguwe neza kurenza twebwe turi aha ngaho. Muhereze Imana icyubahiro. Haleluya, amen. Ndagira ngo mbahumurize, abatuvuyemo bari ahantu heza. Amen. Batangiye ubuzima bwiza, bari muri paradizo, baranezerewe. Iyo umuntu avuye muri iyi si ntago ajya mu ijuru direct, aruhukira muri paradizo. Mu ijuru ntago turagera igihe cyo kurijyamo. Haleluya, amen. Bajya muri paradizo, igihe cyo kujya mu ijuru ntago kirajya. Imana ishimwe cyane. Ariko harimo nk'utuntu duke ngira ngo mbasangize yatubwiye. Aravuga ngo hari abantu babaye mu isi baba abanyamasengesho cyane, bagasenga cyane, ni abakristo nta kibazo, ngo ariko bo amazu yabo arimo urumuri rwinshi, kuko bari iki? Bari abanyamasengesho. Ariko kubera kudatanga, kubera kudakorera Imana, kubera kudatanga icyacumi, kubera kudashyigikira umurimo w'Imana, inzu yabo yambaye ubusa, ngo nta kintu kigize gute kirimo. Inzu irahari, irimo n'umucyo, yuzuye urumuri, kuko bari abanyamasengesho. Ariko kubera ko nta karimo bakoreye Imana, inzu yabo nta kintu kirimo. Amen. Hari abantu b'abana beza barakijijwe, baza gusenga, bitabira amateraniro, ariko si abizerwa ku cyacumi. Iyo bavuze ngo dushyigikire umurimo w'Imana dutange, iyo mwene data nk'uko yagize ibyago ntago tumushakira. Iyo bavuze ngo tumufate umugongo, wowe urifata. Amen. Ijuru zarijyamo kuko wakiriye iki? Agakiza. Ariko nawe nta murimo uzaguherekeza. Bibiliya iravuga mu Byahishuwe 14:13 ngo numva ijwi rivugiye mu ijuru, ngo riravuga hahirwa abapfa bapfiriye hehe? Mu Mwami. Ngo umwuka aravuga ngo ye, ngo baruhuke imiruho n'iki? N'imihate y'inaha ngaha. Ngo kandi imirimo yabo izagira gute? Izagenda ibaherekeje. Imirimo yabo izagira gute? Tekereza neza, umurimo wawe ni uwuhe? Haleluya, Yesu ashimwe. Imirimo y'abera izagira gute? Siko tujya turirimba, imirimo y'abera izagira gute? Arongera aravuga ngo kandi hari abandi nabo ni abaterankunga beza, bashyigikira umurimo w'Imana. Iyo bavuze ngo tugure
ibikoresho, tugura intebe, ni abambere. Ariko nabo ntubabwire ibintu bijyanye no gusenga. Amasengesho ayareba nk'abambye nayo akamureba nk'ubambye. Abo ngabo bazaba bafite inzu irimo ibikoresho, kuko bagize gute? Barakoze, batanze icya-10, bashyigikiye abavugabutumwa, bafashije imfubyi, bafashije abapfakazi, batabaye abantu, ibikorwa bifatika bagize gute? Ariko nabi kijyanye n'amasengesho ntushobora kubabona. Abo ngabo bafite amazu meza yuzuyemo ibintu by'agaciro, ariko kuko bibikiye ubutunzi bwabo aho ingese n'inyanzi zitagize gute? Zitagera. Ngo ariko inzu yabo yuzuye umwijima kuko nta masengesho. Inzu yabo irimo iki? Amen. Mungirire gutya. Haleluya. Tena haleluya. Ariko ngo agera n'ahandi abantu, noneho abantu bafite amazu meza arimo ibikoresho byiza by'igiciro, ngo kandi arimo n'urumuri. Abo ni abantu bakoreye Imana kandi barizerwa no mu masengesho, barizerwa no mu cya-10, bashyigikira umurimo w'Imana, batanga ibyabo kubera umurimo w'Imana. Abo ngabo nibo bari mu mazu meza. Haleluya. Muhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ese mujye mwibuka ibyanditswe biri muri Yohana 14, bivuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye mujye gute? Munyizere. Ngo mu rugo rwa data hari iki? Hariyo amazu menshi. Ngo iyo aba adahari mba ngize gute? Mba mbibabwiye. Ngo ahubwo ngiye kubategurira namwe ahanyu, ngo kugira ngo aho ndi namwe muzagire gute? Muzahabona. Bene da, igihe kirageze ngo mwizere ibyanditswe. Nge nawe twizere ibyanditswe. Uzi ko uyu munsi abantu basigaye bizera lituriji y'idini na doctrine y'idini kurenza kwizera ibyanditswe. Amen. Muhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Bwira umuntu mwicaranye, mukoreho gutya gatoya, mubwire ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hari abantu bakunze isi cyane, ariko uyikunde ureke, nyuma y'ubu buzima hari iki? Hari ubundi buzima. Kandi muhumure, abadutanze kugenda ni igihe gito tukabasanga. Haleluya. Hari abantu basenga ngo Mana umpe kurama. Metusera waramye imyaka 969. Niwe muntu wa mbere wari ufite imyaka myinshi muri Bibiliya yose. Bitwa Metusera. Itangiriro 5:27. Nawe yageze igihe agira gute? Si yaramye da? Metusera ntiyaramye imyaka 969 yararamye. Haleluya. Ngo ariko nayo igihe cyageze gute? Cyarageze nawe agira gute? Hari abandi Yesu yazuye, arabazura. Ariko nabo yazuye barongeye bagira gute? Barongeye barapfa. Iyi si mureke twe kuyihambiramo cyane, ahubwo igihe ukiyirimo korera Imana. Haleluya. Gira neza icyo ushoboye. Nubona uri ahantu ushobora gufungurira umuntu akaryango nawe agaseka akishima, bikore, kuko uwo ni umurimo uzagira gute? Uzaguherekeza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka nsome ijambo ry'Imana hano dusoze, kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze. Hari abantu bitwaga abasadukayo, bo bajyaga bahakana ibyo ngibyo by'umuzuko. Kavuga ngo ibyo ngibyo byanyu by'umuzuko ntabwo tugira gute? Itubyemera. Dusome muri Luka ibice 20 uhereye ku murongo wa 27.
Luka ibice 20 n'umurongo waho wa 27. Wenda kubera umwanya ndageze kuri 34. Luka ibice 20 uhereye ku murongo waho wa 27. Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Abasadukayo bamwe bahakanaga yuko ari ntawe uzuka. Bazaho ari baramubaza bati, mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene se w'umuntu napfa afite umugore batarabyarana, mwene se azahungure uwo mugore acikure mwene se. Nuko habayeho abavandimwe 7. Uwa mbere arongora umugeni apfa batarabyarana, n'uwa kabiri nuko, n'uwa gatatu aramuhungura, nuko bose uko ari 7 bapfa batyo badasize abana. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. None se mwizuka azaba ari mukande muri bose, ko bose uko ari 7 bamugize umugore? Yesu arabasubiza ati, abana b'iyi si bararongora bagashingirwa 35, ariko abemerewe kuzagera muri ya si yindi. Abemerewe kuzagera hehe? Muri ya si. No kuvuga ntabwo ari bose babyemerewe. Abemerewe, abafite uruhushya, abafite permission yo kuzagera hehe? Muri ya si yindi. Ijambo tuganiraho riravuga ngo hari yindi si, hari ubundi buzima. Amen. Ngo ariko abemerewe kuzagera muri ya si yindi bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye, ntibazarongora kandi ntibazashyingirwa. Amen. Aba ni abantu abasadukayo bari bafite imyumvire nk'iyo bamwe muri buno buzima bafite, bavuga ngo icyo ni igipindi. Haleluya. Nta muzuko uzabaho, nta bundi buzima nyuma y'ubu ngubu. Abantu bamwe bakabikerensa, abantu bamwe ntibabyakire. Ariko Nyamutunzi yajyaga ahakana ibi bintu, ariko igihe kiza kugera abona realite. Abona iki? Realite. Haleluya. Abasadukayo ngo bageraho bisangira Yesu, bamuhata ibibazo. Baramubwira ngo Mose yaratubwiye ngo n'ubuvukana n'umuntu ari amaraso yawe, ari umuvandimwe wawe, agashaka umugore, yarangiza umugabo we agapfa, ariko agapfa batabyaranye. Ibyo ngibyo ngira ngo no mu muco. Haleluya. No mu Bayuda byabagaho. Iyo umuntu yapfushaga umugabo kandi afite umuvandimwe we, si no mu Bayuda gusa, no mu Banyarwanda barabikoraga. Iyo mwabaga mwarashatse umugore, muvandimwe, umugabo w'agapfa, yabaga ari umugore w'umuryango, iyo mwabaga hari murumuna we cyangwa mukuru we utarashaka, yaramuhunguraga. Yego. Haleluya. Rero n'igihe na Mose niko yari yarabivuze. Umuntu nashaka umudamu agapfa batarabyarana, hari umuvandimwe wa nyakwigendera amuhungure, amushaka. Ati none hari abavandimwe 7. Umwe yashatse umugore apfa batabyaranye, murumuna we aramuhungura apfa batabyaranye, uwa gatatu aramuhungura apfa batabyaranye. Bagera umubare w'abantu 7 bose. Haleluya. Ngo uwo mugore nawe kiza kugera agira gute?
nawe aragenda nk'uko ab'isi bagira gute bagenda. None turakubaza Yesu, uwo mugore mwizuka azaba mukande, azitirirwa nde, azaba? Haleluya. Ibibazo mubona by'ubusi ni ibya kera mu bantu, nta gishyashya munsi y'ijuru. Yesu arababwira ati, ibyo kurongora, ibyo gushyingira, ibyo gushyingirwa ni iby'ino hehe mu isi y'inahangaha, ariko hari iyindi si tuzabamo. Muri iyo si nta kurongora, muri iyo si nta gushyingirwa, muri iyo si ni amahoro masa. Haleluya, haleluya. Muri iyo si nta kurwaza, muri iyo si nta gupfusha, muri iyo si tuzaba turuhutse imibabaro, tuzaruhuka imiruho n'imihate y'ubu buzima. Muhereze Imana icyubahiro. Ubuzima bwacu buri muri sekirite, dufite ibyiringiro by'ejo hazaza. Ndahumuriza abagize ibyago, muhumure. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Haleluya, haleluya. Azarema isi itarimo gupfusha. Haleluya. Nimuhumure bene data, iyi si ni icumbi y'igihe gitoya. Hari ibyiringiro yuko tuzasezera iyi si, tuzasezera uyu mubiri urwara utubabaza. Amen, amen. Tuzambara undi mubiri utababara, utarwara, udafatwa na kanseri. Nasomaga amakuru musibejo, umwami w'Ubwongereza mama we yamusigiye ingoma ejo bundi, ariko uyu munsi agaramye mu bitaro, kanseri yaramufashe. Uyu mubiri twambaye urarwara, ari abakene bararwara, ari abakire bararwara, ari abafite uko bifuza bararwara, ari abadafite n'abatagufite nabo bagize gute bararwara. Ariko iyi si tuzayisiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Haleluya, haleluya. Ndahumuriza imiryango yagize ibyago, nimuhumure. Hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Abacu twabuze tuzongera tubabone. Nimuhumure. Amen, amen. Gusa nge nawe nituzajya tubona uwacu tuvuyemo, tujye dutekereza kabiri. Amen. Salomo yaranditse mu bice 7, mu mubwiriza ibice 7, aravuga ngo umitishijemo kujya mu nzira irimo ibirori no kujya mu nzira irimo ikiriyo, ngo nahitamo kujya mu nzira irimo iki? Inzira irimo ikiriyo. Ngo kuko iyo ngeze ku kiriyo nanjye nongera gutekereza kabiri, nkavuga ngo iwacu sino. Ubwo uwacu agiye nari muzi, naramwonyeje, naramutwise, naramuhagatiye, nanjye birashoboka ko nzagira gute? Igihe kizagera nanjye ngire gute? Nanjye ngende. Ariko utari wagenda, njyewe nawe hari icyo twakora. Twakorera Imana, twakorera abantu neza, twasiga inkuru nziza imusozi. Imana ibahereza umugisha. Nimwakire ijambo ry'Imana.